Miki ashwanye na musaza we Patino bitewe n'imyitwarire Patino arimo kugaragaza muri iyi minsi, ariko turabizi ikirimo kubitera. Turabizi ko Fabiola yamukoze ku gahanga akamuyobya intekerezo. Ubu ngubu bakaba basigaye baganira, kandi mbere Patino ataraganiraga na Fabiola, akaba ndetse yaramwangaga urunuka. Icyo gihe yari arimo avuga ati nibasohoke muri iriya nzu, ariko ubu ngubu asigaye abafitiye impuhwe, ntagishaka ko basohoka muri iriya nzu. Ariko mubyibuke neza ibyo Fabiola yamukoreye, akaba ari byo biri gutuma abakuriye. Miki rero nawe ibi ngibi byose Nzayino yarabimubwiye, ahita arakarira Patino. Aravuga ati umuntu wakagombye kumfasha kubarwanya niwe urimo kubashigikira, ngo tubareke, ngo tube tubitondesheje babe bagumye hano muri iyi nzu. Ese ibintu biri buze kuba byagenda bite ko tubonye ko bashwanye, bakaba bashwanye byahatari? Miki akaba abwiye Patino ati ntuzongere no kurya hano, ushake ahandi hantu uzajya ujya. Ati ibintu byakubayeho ni biki, ko nzi yuko ari weho wakagombye kuba uri kumfasha kubarwanya, none akaba ari weho urimo kubashigikira, ukaba urimo kwirigura sekana na Fabiola. Ibi bintu rwose urimo kunkorera ni biki? Ubwo Patino yari arimo kumubaza ati ingofero yanjye ntago uzi ahantu iri, nibwo ibyo byose byahise biba. Miki ahita amumenekeramo byose arabimubwira, aramubwira ati ibi bintu koko numvise nibyo. Patino aravuga ati se ibiki? Ese uyu mwijyane uri hagati y'aba bavandimwe babiri muratekereza uri buze kuba warangira gutereka? Nsabe rero wowe ugeze kuri channel bwa mbere, ukaba usanzwe utari wakora subscribe kugira ngo uyikande unakore no kunzogera. Ni iby'agaciro kuba rwose wakanda subscribe, urimo kudufasha. Ndabasaba rero kugira ngo mubashe kudufasha, kugira ngo tubashe gutera imbere, twiganira kuri filime yacu bita The Dev. Mubasha kudutera inkunga, kuko gukanda subscribe kwanyu ni inkunga ikomeye. Ndabasaba rero kugira ngo muyikande, kugira ngo dukomeze kubana muri biganiro 5 kuri 5 twiganira kuri filime yacu ikunzwe mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Filime nziza cyane, mubona ko namwe iryoshye cyane. Ndabizi ko muyikunda muri benshi, kandi muba muyitegereje muri benshi, kugira ngo mubashe kureba uko ibintu birimo kugenda, mumenya ngo ibintu birimo biragana he. Reka mbararikire kugira ngo mukomeze murebe filime, tugenda tumenya uko ibintu bigenda bihinduka. Ese ibi bintu bizarangira bite? Patino ibi bintu Teta yamushizamo bizaba byamuvamo, abiyagarukira umushiki we akomeza mugwanirire nk'uko byari bisanzwe, dore ko ari cyo cyari cyamuzanye kugira ngo amugwanirire abashe gusohora Teta na Kiramani muri iriya nzu. Mbese ibi bintu bizashoboka, cyangwa ko tubonye barimo gushwana? Ubu ngubu Miki atarimo kumvikana na Patino. Ese ibintu biri buze kuba byaherera he guys? Ese Nzayino we ibintu biri buze kuba byagenda bite ko yabuze uwo yahitamo? Ari gushaka kuba yahitamo Teta, n'undi mutima ukamubwira ati ngo nahitemo Miki. Ese ari buze kuba yahitamo nde muri bariya bose? Ibi bintu biri buze kuba byagenda bite ko yabuze uwo yahitamo muri bose? Reka mbasabe kugira ngo mukomeze mukande subscribe. Ciao.